abantu benshi baravutse ariko ni benshi si benshi bagendera muri we, kuko bisaba hari igihombo. Urihomba ugenda upfa buri munsi, upfa ku mafaranga, upfa ku kubahiro wari wiboneye, ugapfa ku kantu keza wari wiboneye, ukagapfaho kakagucika ukareba. Ukajya wibutsa Yesu uti Yesu ibintu byo wabibonye kongera ukampobya. Gushorera imizi muri we, aho dushoreye imizi hazagaragazwa n'ibihe n'iminsi. Ubu iyo twicariye hano twese tuba tugaragara neza, turi abakristo beza. Noneho mwebwe muri beza cyane, muba musa neza inyuma, mwiyambara ibitambaro n'amajipo maremare, mutunganye rwose, nta bintu by'ibibazo, nta bintu bishinyitse amenyo, twese tuba dusa neza. Ariko kumenya ko ushoreye imizi muri Kristo tuzabimenyeshwa n'igihe imvura yaguye n'imivu yatembye, nibwo tuzamenya niba ushoreye imizi muri we cyangwa niba uyishoreye muri ADPR. Ariko ndavuga nk'umushyitsi, haleluya we. Tuzamenya aho ushoreye imizi, si wowe wenyine, nanjye bazamenya aho ushoreye imizi. Imivu yatembye, imvura yaguye, bazavuga ati se kwa Hortense n'agasatsi kameze nk'ak'ADPR, ese nibyo byonyine byari bihari cyangwa ushoreye imizi muri Kristo?